munyemerere amasegonda nk'abiri cyangwa iminota ibiri duhaguruke duhumurize uyu muryango twese duhagaze tuvuge ngo iby'amatwi atariyumviye iby'amaso pastor atarareba ibyo tutaribwira ibyo nibyo yabikiye banyirabe
tubana na Beri akunda gusenga ku buryo Beri yagaza ambwira ngo ya ngiye gukora imirimo vuba muri mara ngo ndeke ngende mu bahombi kandi Beri mu gusenga kwiwe ndagaza musanga aho mu bahombi kagenda akamubwira ngo ndagukeneye rekera gutya cyangwa akagenda kubera hantu twari hari habiri tubamo akaratusi ukamusanga yicaye wenyine akambwira ngo ubu ngibi byabaye cyane hari igihe uza gushaka akakubura we akambwira ngo yango ni ukuri zose utekanga umpeza akanya nacize ukeneye kwiherera n'Imana akambwira ngo wowe ufite imyaka 15 ibibazo dusengera ni ibibazo nyewe ukiri mutoya utarabwo kuvuga ngo ugire inshingano nyinshi zo gusengera we akambwira ngo niko yahisemo we yari umwana mwiza we yari inshuti yanjye arakunda abandi bazavuga ngo umuntu yarenze ubushuti ngo bumuvandimwe ariko we yari yararenze kuvukana aba inshuti ku buryo ndibaza n'umugabo we barabizi n'abavandimwe banje ndagira ngo si kuko uko bwagendaga kose Benti yarekaga kumwitaba ndamuhamagara Benti yanyitaba ndamuhamagara ntiyanyitaba mpamagara Mbabarira ndamubwira ngo Mbabarira ntiyanyitaba ndasaba kandi ndamuhamagara arambwira ngo inzobere yagiye ndabinginga ndababwira ngo Mbabarira umbwirire Mutesi Beri muraze mureke kumushyira muri moruge ntabwo yakora ibyo bintu Benti yogenda ubu nyine turacamukera aracyafite inshingano nyinshi arambwira ngo ya kera bamushyize muri moruge ndamubwira ngo ndakwinginze mbwirira abaganga babanza ahubwo bazamushyiramo mu gitondo nje ko ndabona beyazogaruka arambwira ngo byarangiye ariko nubwo ari ishobo ryo gutandukana n'umuvandimwe sinshidikanya aho Beri mu ijuru aho yagiye ni heza Beri yakoreye Imana akiri muto hari abantu bazakorera Imana mu bukobwa bwabo ariko bamara gushakwa niyenda bakagira itega inteya ariko Beri uko yamye ntiyahindutse Benti yaragira urugomo rw'abandi bantu Beri kubera iki twebwe ariko kuwa kabiri barabwirije kuwa gatatu barabwiriza ngo bigere kuwa kane ndibaza niba aribwo Pasiteri Jacques yabwirije b'Igahanga na Pasiteri Revera Kado numva urupfu rwari muri nje rurasa n'uruvuyemo amen ndashima amen biragoye kubyumva ariko mu buzima bwa gikristo tugomba kubyumva Imana ihabwe icyubahiro ndashimira itorero ryanjye rya Silowamu barantabaye cyane Imana ibahe umugisha mwinshi ndashimira abantu bose abaturanyi banjye inshuti zanjye bagiye bahagararana nanjye muri iki cyumweru Imana ibahe umugisha mwinshi kandi kiruta byose mukomerere mu mwami abizera ntidushidikanya ko abacu bapfuye bumva tuzongera tukababona turabyizeye kandi Imana ihimbaza murakoze Imana ibamugisha Gonzara ejuru isi ashimabwe ku Gonzara Zagiriba Mosiana iteka Sabana nukanye fatikanye kuri baduhumurize uyu muryango
Sema haleluya. Munyemerere amasegonda nk'abiri cyangwa iminota ibiri duhaguruke duhumurize uyu muryango twese duhagaze tuvuge ngo iby'amatwi atari yumva, iby'amaso pastor atarareba, ibyo tutaribwira, ibyo nibyo yabikiye ba nyirabeyi nawe. Sawa haleluya. Tuhimbaze Imana iminota umwe gusa hanyuma dusoze twakira umuyobozi w'gahunda. Gwini abamwe bazi hano hirya abandi bazi hano hirya. Don't